Yes, naho ukwezi kwa karindwi tuguhetuye kuko twageze ku itariki ya 26 zako. Mu by'ukuri ukwezi kwa karindwi tugusigajemo iminsi 5 yonyine, maze ubundi tukaba twagusohotsemo tukinjira mu kwezi kwa 8 kuri ibi bitangaza kurimo gutangira kwa season nshyashya ku ma championnat yose yo ku mugabane w'Uburayi. Ndumva ukwezi kwa 8 kuzasiga ishampiona zose tudukunda cyane kandi twemera zitangiye. Icyo mbaza, uku kwezi kwa karindwi wariyemo amafaranga cyangwa barakuriye barakumasa? Iki kibazo urakibaza. Ni ukwezi kwari kurimo quart de finale ya World Cup mu kimwe cya kabiri, finale, harimo amarushanwa ya Champions League yaratangiye ku mugaragaro. Wariyemo amafaranga cyangwa ntabwo yariyemo? Ese iyi weekend yo wabashije kuba warya agafaranga cyangwa bakuriye? Ibyo byose mu by'ukuri ni ibibazo wakagombye kuba wibaza ubundi ukisubiza. Twebwe niko tuba twimereye. Njyewe ntabwo nabura kuba nariye agafaranga byanga byakunda muri weekend. Ku munsi w'ejo yari odd four kabisa, nari nateretseho amafaranga atari menshi cyane kuko je pense que mu manyarwanda ntabwo arenga 130, ariko nyine uko umuntu amanutse nyine nuko nguko umuntu areshya nyine nabigenza gute ko nanjye nkenye muri iyi minsi. Icyo nagomba gukora gukora Juventus gutsinda umukino haganyuma agakipe kitwa Castellón. Agakipe rero hari umuntu wanganirije uri muri Espagne, ambwira ko aka kamace nyine ni igicuti tu. So Aston Villa na FC Porto nta kindi abantu bari bugure kitari over ya 1.5 cyangwa se kwinjizanya. Agafaranga turagakorera. Nawe rero ntuze gucikanwa n'iyi weekend cyane ko ugomba gusoza iyi weekend nawe urimo urarya. Ntago ndi bugushishikariza kujya muri VIP kuko wenda birahenze muri iyi minsi. Ntago ndi bugushishikariza kujya muri VIP group, ahubwo noneho bya bindi byose binatangaga muri VIP noneho mbizanya hano hanze. Nyeka ko VIP nzongera no kubashishikariza mu rwose ku itariki ya mbere y'ukwa 8 nibwo ndatangira ntangiye saison nshya. Ndimo designing uburyo groupe tuzakoranamo. Hashobora no gushyirwaho groupe ya season yose ya saison cyashya. Ndacyabi designinga aho niyicarira rwose, ndimo ndabyigaho mbikora neza buri munsi. Ndimo nungurana ibitekerezo n'abandi bavandimwe dukorana kugira ngo turebe ikiza kuba VIPs bacu. Ahubwo noneho mbizanye hanze ni nka Expo Ground, ni nka Expo bya bindi twatangiraga muri twasohotse mu shop, twasohotse muri VIP. Noneho mbizanye ku Karubanda. Uranyandikira kuri nimero yanjye 0794486332 nukunyandikira kuri WhatsApp message, apana kumpamagara. Ushobora kunyandikira ukabona VIP the day of the day ni audio agane n'ibice 5 mu by'ukuri iraguraga coffee. Noneho nimbabwira ngo ni coffee nyine kumwe ibiciro bya coffee biba bimeze nta pari uyu munsi mfite iri bugura 10,000 ntayo ubwo ngo mu 10,000 kuzamura ntayo nabizanye muri Expo Ground. Hanyuma hari ka VIP kandi gafite audio 10 nako karaza kuba kameze neza cyane. Ariko kandi dufite nicyo bita banga single of the day, single of the Sunday, banga of the Sunday. Ni audio kabiri n'ibice 3 imeze neza cyane kabisa. Nyandikira umbaze icyo bisaba kugira wibonere kamwe muri utwo dupari. Ntutinye kubera ko ndashaka ko abantu mwese muri bino video mwese muri buze kuba mukora kuri tuno dupari, ugahita makushaka nakaguhereza maze ubundi tukikoranira neza cyane. Wasanga nawe ku itariki ya mbere zo kwa 8 ubaye umwe mubo nzamuye mnikuriye hasi, hanyuma ugatangira n'abandi sezo uri muri group ya VIP ukazajya ubona pari ziremereye cyane kuko season niyo yaje ari minsi 5 yonyine kugira ngo twinjire mu kwezi kwa 8. So birumvikana rero ndashaka kubazamura ibyibuze icyo gihe kigere mwese mufite icyo bita igishoro. Hari banga of the Sunday cyangwa se single of the day ifite audio kabiri n'ibice 3. Hari VIP na VVIP. VIP ifite audio kanini n'ibice 5, hanyuma VVIP ifite audio 10. Mbaza icyo bisaba kugira ngo wibonera ko gapari naga coffee konyine uri bungurire, ni kawa yonyine uri bungurire nk'umuntu nanjye wakoresheje internet wakoze ubushakashatsi nishyura ibintu byinshi cyane. So ngwino rero tubashe kuba dukorana. Nimero yo kunyandikira kuri WhatsApp ni 0794488332. Ariko birumvikana ko noneho mbazaniye service nziza cyane
ni expo bundi, iyi ni expo ni nko kuva mu iduka nyine ugasanga wana iduka ryimukiye imbere yiwawe. Ibi nabitangaga muri groupe zanjye, ariko ndavuze ntirifoke mbibazanire mwese mubibone, ujye wishyura ko gakofi konyine. Wenda byarakubangamiye kubona amafaranga yo kujoininga groupe ya VIP, byarakugoye kubona amafaranga yo kujoininga VIP, birakugora kubona amafaranga yo kugura utuntu dusingo, ariko uyu munsi ndatubazaniye neza cyane. Hanyuma ibya collect score hagaru uyu munsi ntabwo zihari, nejo ntitwabashije kuyibona. Avieta uyu munsi, ejo ntitwakinye nabwo, habaye ibibazo by'ama network, kandi yo nta ma network ari, ntabwo dushora amafaranga yacu gutyo gusa. Turaza gukina uyu munsi, ndetse na sinyari ya mbere namaze kuyibona 4:47. Turaba dufite odi nziza cyane igeze kuri 42. Aya odi ya 42 rero kuri Avieta bigukundiye ukaza kuba watangiye nawe. Dufite kandi na sinyari ya saa 6, dufite sinyari ya saa 11, ya saa 9, dufite sinyari ya saa 12, dufite sinyari ya saa 4 z'ijoro. Urumva ko ibintu bimeze neza cyane, sinyari zo turazifite ndiko bwinshi. Uyu munsi no kwirirwa muri Avieta mpaka bugorobye. Reka uyu munsi noneho mbabwire ko ikindi kintu cyiza mbazaniye nuko tugiye kuza tuganira kuri match z'amarushanwa gusa. Match za Gicuti ntabwo turi bwongere kuziganiraho, kubera ko uyu munsi turuganiye kuri match za Gicuti, kubera ko nabonye ziri ku disappointing abantu. Nubwo wenda ntari nayibahaye, nubwo ntigeze nyibaha, ariko nk'ejo Bayern Munchen ibintu yabakoreye ntabwo ari ibintu byiza, ku gutsindwa n'agakipe ko mu byiciro by'epfo iyo ngiyo. Mu by'ukuri izi kipe ziracyari gutestinga abakinnyi, ndetse nyinshi muri zo ziracyari gukinisha abana batoya cyane, ku buryo kuzigura rwose kuzizera. Ushobora kwizera ngo uguze Manchester United, nyine ubona isura na jezi ari Manchester United iri gukina, ariko roho n'imitima biri gukina ugasanga ni ibya ya kipe y'u Rwanda isigaye itsindwa 5, kandi ngo yarateguye amarushanwa, mu by'ukuri ngo yarakiriye amarushanwa. Mu by'ukuri rero urumva ko ntabwo biba byoroshye. Icyo ubusabwa wowe nuko zino kipe twaba tuzihoreye, wenda abakinnyi bazo baba bamaze kugaruka, abavuye bari muri vacancy bamaze kugaruka, tukaba twazigura. Match z'ama competition zirahari, ku buryo ntabwo twabura ibyo tugura, ku buryo tujya kwiyahura tukajya kugura ibintu bidafatika mu by'ukuri, kandi bifatika bihari. So ntibibagirwe rero, iyi weekend niba utari warya agafaranga, ngwino nkwihera agafaranga, nyandikira umbaze kuri odi ya 4.5 ya VIP, nyandikira umbaze kuri VIP ya odi y10, mbaza kandi kuri single of the day cyangwa se bang of the day, kuri babandi baba baterekaho amafaranga menshi cyane kabisa. Iyi ngiyi niyo pari nagushishikariza, ifite odi ya 2.3, ariko n'izindi zose ndazigushishikariza. Ariko nyine the more uzamura odi, the more ubona ugabanya amahirwe yo kujya. So niyo mpamvu ku muntu wa 2.3, umuntu wa 4.5, ndetse na odi 10 ziba ari odi nziza cyane zo kugira ngo ukorere agafaranga niba iyi weekend utari wagakoreye amafaranga. Nyemerera ninjire mu mikino y'uyu munsi, ndayihera i Kigali mu Rwanda, kuri stade Amahoro Amahoro. Mu by'ukuri hariya i Remera araza kuba hari imikino 2 ya Sekafa Kagame Cup kabisa. Itsinda rya gatatu ririmo Al Hilal, Tusker FC, Rayon Sport ndetse na KVZ yo muri Zanzibar. Imikino iratangizwa na Al Hilal ikina n'ikipe ya Tusker FC. Al Hilal yabaye champion wa Sudani, uretse ko yaranayoboye yanabaye champion antitire wo mu Rwanda, birumvikana izitsinze zose mu by'ukuri. So iraza ko yakira Tusker FC yo mu gihugu cya Kenya. Ntekereza ko ntabwo Al Hilal ari ikipe twabonye gutungurana. Ejo bundi twabonye aperi nagirwa 5, twabonye ejo Simba inanirwa gutsinda, twabonye ejo Singida ifite kino gikombe giheruka itsindwa na James ni bari James ni bari guki. Nabonyemo nuko harimo umuhungu wanjye Mwirekeve urumva Runi waza so twabonye gutungurana rwose. Simba ikanganya na karaga kipe ka Mogadisho. Mu by'ukuri ntago uyu munsi ariko mbona harimo surprise, kuko ikipe ya Al Hilal iraza gutsinda Tusker, byo mu byitegure. Hanyuma Rayon Sport na KVZ FC, iyi match Simba n'abareyo muyitsinda pe. I'm sorry to say so, ntabwo mbona abareyo muyitsinda. Mushatse mwagenda mukagura, gusa ntabwo nanone nakizera ko muri witsindwe. Mushatse mwagura ino match kuyinganya. Je pense que kunganya byaba ari igisobanuro cyiza cyane, kuko Rayon Sport mbabona nyine namwe ayazi cyakoze tugiye kuzagira umuco nk'uw'i Burayi, tujye twifanira ikipe zo mu turere twa Panaga Musanze, ariko Musanze ariko tumeze neza. Yendirwa mba no mu mayitetse marine, ntabwo nayifite aho ihuriye n'ikipe yindi ntakunda, ariko hari nizo ntafana.
ariko nyine Marine ntabwo nyemera, ariko nyine ubona agenda, ariko Etincelle nyine ni abanyarwanda benshi tuba twiyumvamo ubundi. Gusa Kamusanze ubundi numva kagatiwe cyo kwagarira amajyaruguru n'uburengerazuba, kubera Kamusanze ni agatimu keza cyane, so kari organize, karimo agafite abakiri benshi, turuzo Placide n'abandi bakire bagenzi bawe rwose aho ngaho ko ibintu bikomeye cyane. Nuko rero Al Hilal na Tusker iraza gutsinda Rayon Sport na KFZ, turaza kugura double chance ya Rayon Sport. Hanyuma reka tuzamuke tuve muri Sekafa Kagame Cup, tuzamuke mu marushanwa noneho ay'abagabo ku mugabane w'i Burayi. Shampiyona agiye atandukanye yo yamaze kuba atangira imikino yabo. Ikipe yitwa Bipe kabisa, Bipe ubundi si ikije magambo arambuye bayita Broma Pojkarana IF Broma Pojkarana, ni muri shampiyona Sweden. Iraza kubikina n'ikipe yitwa Hammarby. Aka gatimu rero ntago kubijyanye na kagiye gukina n'ikipe ya Hammarby hagaze ku mwanya wa kabiri sofa n'amanota 26. Aka gakipe gafite amanota 16, kari ku mwanya wa kabiri. Hammarby yagatsinze imikino 7 muri 10 baheruka gukina, banganya rimwe gatsinda kabiri. Ariko byibuze Hammarby imikino 4 iheruka yose yabashije kuba ikinjizamo byibuze ibitego 2 kuzamura 5 plito, niyo wanabari imikino 5 yagiye kabonamo ibitego 2 kuzamura. N'ubundi uyu munsi turaza kugura ibitego bya Hammarby 2. Mugende muri Sweden handitse Allsvenskan, ni champion yawe cyiciro cya mbere, mugure Hammarby kubona ibitego 2 yonyine. Hanyuma mu Busuwisi niho duhise tukomereza, naho hariyo Super League kabisa, cyangwa se champion cyiciro cya mbere mu gihugu cy'Ubusuwisi. Ikipe ya Young Boys Bern iraza gukina n'ikipe ya FC Sion. Young Boys Bern iri ku mwanya wa 10. Oya nibwo shampiyona gutangira, bari gukina umunsi wa mbere, n'ubundi urutonde nakubera alphabet. FC Sion mu mikino 10 heruka yatsinze 5, banganya 2. Hanyuma Young Boys Bern itsinda 3. Young Boys Bern kandi mu mikino byibuze muri iyo mikino 10 byibuze aho batabashije kwinjizanya ni mu mikino 2 gusa, ahandi hose bagiye babasha kuba binjizanya. Uyu mukino ndaza kugusaba both team to score plus Young Boys Bern to win or draw, double chance ya Young Boys Bern, ubundi unagure ama equipe yombi kuza kuba abona mo gorazo. Tuzamuke twirukanka cyane, ariko ndakwibutsa ko niba iyi weekend utarakorera agafaranga, niba iyi weekend batari wajya ku gafaranga, ndakubaza ikibazo mu Rugande. Ino weekend to turimo walida kasente oba walida kasente jangu, kwata namba yange ya WhatsApp, ndandikira message ku WhatsApp, mbuzayo akaticket ka VIP karimu odd 4.5, mbuzayo akaticket ka VVIP karimu odd 10, mbuzayo akaticket ka bang of the day or single of the day, single of the Sunday karimu odd 2.3. Obupapula bwona mugabira ku kaseta akatono, so ntensindikira ko message ku WhatsApp, maze ubundo mbaze ibyizo pari niba utaririye ku gafaranga. Ubwo nagira ngo n'inshuti zanjye z'Abagande zimaze kuba nyinshi kubera n'ingendo ngirira yo buri munsi n'amadiri nyinayo. By the way, Uganda it's our second home, ni mu rugo ha kabiri mu byukuri, ni mu rugo ha kabiri. By the way, yo ni bintu mu byukuri Uganda babakunda cyane. Salute, nabonye ngo mwatangiye umuganda namwe. So bimaze kugira inshuti nyinshi z'Abagande, ndi muri ntekereza ko imwe muri zacano zanjye dushobora kuzajya dukira ahubwo ni ururimi rwiganjemo ikigande, ururimi rwiganjemo ibyo Bagande bakumva, kugira ngo twataka isoko ryabo, kuko nabo batweretse urukundo rukomeye cyane. So Abagande bange musubire mutya, musuze mutya, abanyoro, abafumbira, ababona ba Uganda, aba mu Western Vision, aba mu Western Region, mwese mu byukuri je salute, ndabateye isari. Ikipe ya Bern iraza gukina n'ikipe ya Vålerenga mu gihugu cya Norway. Ikipe ya Bern iraza kuba imeze neza cyane. Bern iraza kuba ifite amanota 6, iri ku mwanya wa 6, ikina n'agakipe kari ku mwanya wa 9. Hanyuma mu mikino byibuze 10 Bern yatsinze 8, kagatipo gatsinda 2. Urumva ko Bern iragashobora cyane. Bern rero ndaza kuyigusaba kuba itsinda ibitego 2 mu mikino, ariko nayiguze gutsinda
gutsinda match yose ntabwo naza kuba ngutera amabuye bane gutsinda umukino brane. Hanyuma dusubire muri Sweden gatoya, Malmö FF kabisa araza kwikina n'ikipe yitwa Elfsborg. Iyi match irakomeye cyane, nama ekipe akurikirana ku rutonde imwe ya karindwi indi ya 9, ariko Malmö nagakipe rwose kakagombye kuba kitwara neza cyane. Umukino ndaza kugusaba ibitego bibiri muri uyu mukino over 1.5 goals muri iyi game. Reka nzamukire kuri St. Gallen na Zurich FC Zurich muri Swiss niho nsubiye. St. Gallen kabisa yanakinye match ya Conference League ejo bundi, byukuri biraza kuba bigora gukina ku cyumweru, kuwa kane ukagaruka ku cyumweru mu kibuga agari ibintu biri buboroheye, gusa barakomeye cyane bagerageza guperforminga neza cyane. So ikipe ya St. Gallen ndaza kuyigusaba kuyigura double chance, ubwo ni ugutsinda umukino cyangwa se kuba bahunganya. Oslo Oslo ni muri Norway irakina na Molde double chance. Hanyuma ekipe yitwa Sandefjord iraza kubikina na Bodo Glimt n'ubundi ni muri Norway, maze ubundi ngusabe Bodo and Glimt gutsinda match. Hanyuma Iresund na Viking n'umukino ukomeye cyane, match za Viking izo ngenzi gura over ya 2.5 gusa. Ko Viking n'abantu b'abakapo cyane, ese agenda gure over ya 2.5 muri match ya Viking na Iresund. Viking iyo urutonde rwa championnat hano muri Norvege n'amanota agera kuri 33 mu mikino 13 bamaze kuba bakina. Uko kwezi kwa karindwi gusoze, nawe ufite intego z'uko ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 8 uzaba winjira muri groupe ya VIP. Twamaze kuyidesigninga bundi bushyashya, twayikoreye ibirango bishyashya, kandi ariko n'intego twazigize nshyashya. Ukinjira muri groupe ya VIP season yose ubu ngiye gushyiraho single ticket. Aba VIP mwajyaga munyishyura buri kwezi, none ngiye gushyiraho single season ticket. Ni ticket ya VIP ya season yose. Ubu uzajya wishyura ujye muri groupe season irangiye, tumaze gukina finale ya Champions League aribwo dukingaho umuryango, tuvuge tuti murakoze cyane, turabashimiye ko twabanye mu mwaka wose w'imikino. Duhite dutangira undi umunsi, tuzajya bizotse dufata ikiruhuko cy'ukwezi. Nzajya mitajya muri vacances mu gihe hatarimo amahero, mu gihe hatarimo amarushanwa akomeye muri sama. Nzajya mitanigira muri vacances y'ukwezi kumwe, ubundi ngaruke dukore season ikurikiye. Ibyo bintu atari byiza. Uzajya winjira muri group ukore season yose. Aya makuru ntuyihererane. Waba nkurikiye kuri United City TV, waba nkurikiye kuri Tactical Zone, aya makuru wihererane. Tuzajya dukora season ticket. So intego rero, kubera ko ku itariki ya mbere z'ukwa 8 nibwo ngiye kubashishikariza cyane gutangira kujya muri groupe, ariko ngiye kuba mbihera bya bintu natangaga muri groupe. Nabizanye imbere yawe kugira ngo uzamure igishoro, nabizanye imbere yawe kugira ngo igishoro cyawe kibe kiri kwikuza, kugira ngo byibuze iyo tariki ya mbere z'ukwa 8 zibone iminsi 5 byonyine uzabe uri tayari kabisa, witeye ibirungo nawe umeze neza cyane. So nyandikira kuri 0794486332. Ndashaka kuri munsi kwakira message nyinshi, nimushake muri video muri abantu 400, ubwo bivuze ngo ndibwakira abantu 800, kubera ko wowe uranzanira abandi bantu nka 2, nakire nako message nk'igihumbi600. Share kano ka video ku mucuti wawe, ntukajye wihererana ibintu. Niba twaba tutameranye neza, ndabizara abantu bamwe na bamwe tuba tutishimiye mu byukuri, ariko nta ukundwa na bose, sifite nta n'uwangwa na bose, by the way, ntacyo bitwaye. Ariko sharinga muvandimwe, bwate hano hari umujene utemera urukwavu wemera ko ruzi no kwiruka basi, uvuga ati barubuje no gukora ibintu bye neza. So hano hari akawodi ka 4 n'ibice 5, hari akawodi k'10 ka VIP, hari akawodi ka 2 n'ibice 3. Kitamo kamwe muri two cyangwa se dutware twose, maze ubundi nawe ubashe kuba usoza weekend wariye ku mafaranga neza cyane 5 kuri 5. Mbifurize gumeza kugira weekend nziza. Vieta turaza kuba tugukira mu kanya saa 4 twaba twatangiye, hanyuma n'izindi services zacu nyinshi tugenda dutanga ni banga out of the banga. We planning kubura kuko urabura urahomba. Imana ibagirire neza, ndabakunda cyane ko namwe mwese mu kunkunda. Njyewe nitwa Senior.